Kugira ryavuyeho bijyanye na best loser. Hanyuma rero itsinda rya gatatu group C harimo ikipe ya GKT Queens yo muri Tanzania, harimo ikipe ya Yei Joint Stars Romva na GKU Princess yo muri Tanzania. Romva GKT ifite amanota 3 izigamye ibitego 5. Yei Joint Stars ifite amanota 3 izigamye ibitego 2. Bivuze ngo ababanganyije ku mukino bafitanye bazakina bose bagira amanota 4 bakazamuka banarusha Rayon Sport ibitego. Ubwo niho hava best loser hakanava n'ikipe ya mbere. Urumva ariko bitarasobanuka kuri Rayon Sport ko ibona tike ibinjiza muri kimwe cya kabiri. Ndabona nepatunguwe kuko ubwo yari yasomye imbuga nkoranyambaga za Sekafa aravuga ati Rayon Sport yakandagiyemo, ariko uko amatsinda ahagaze Rayon Sport ntabwo irajya muri kimwe cya kabiri kirangiza. Ifite amahirwe yo kujya muri kimwe cya kabiri kirangiza. Ariko kuko football atari rimwe guteranya rimwe, nago wa confirminga ko yamaze kugera muri kimwe cya kabiri kirangiza kubera ibintu Iber amaze gusobanura. Amahirwe ifite nko mu itsinda ryayo Top Girls iramutsinganyije na CBE automatically Rayon Sport ikandagira muri kimwe cya kabiri. Yanazamuka ari ya mbere izamukeri ya mbere. Urumva ariko none Top Girls iramutse itsinze CBE kimwe banganya amanota bakabira ibitego bazigamye. Urumva kwizigamye kimwe ubwo na CBE yabizigamye kimwe iramutse itsinze kimwe nako Top Girls y'u Burundi bakajya kureba wenda izindi criterias amakarita ibitego binjije mu izamu, ariko Rayon Sport giye barinjije ibitego byinshi mu izamu kuko yinjije ibitego 2 ku mukino wa mbere aho yagenda. Ariko CBE itsinze Top Girls nabwo Rayon Sport ikomeza yemye. Ayo ni amahirwe turi kugenda tureba ifite mu itsinda ryayo. Urumva ubwo muri iri tsinda rya gatatu niho ruzingiye ku bijyanye na best loser, ariko nka 85% kubera ko ifite amahirwe arenze amwe birashoboka cyane ko yagera muri kimwe cya kabiri kirangiza cy'imikino ya Sekafa y'abagore, ari nayo mikino itanga ikipe ihagarira kare ka gatanu muri Champions League. Ubu nitwaye igikombe ariko ru ikese y'umwana witwa Ihirwe Regine yarangiye ite? Regine wa APR, umwana wa APR ngo ugiye kureka umupira kubera kativito ninjoro hari umuntu wanyoherereje hari umuntu wanyohereje ibintu, ariko navuze nti birasaba ko n'umuntu azigera n'abantu muri APR akababaza ko muri make yanyandikiye ati urumva yampaye ifoto y'abakinnyi 3 ba Rayon Sport. Arambwira ati uyu mwana yari umukinnyi wa APR ufite amasezerano yasinyiwe n'ababyeyi, yagiyemo afite imyaka 16 yari amaze imyaka 3 aza kuzuza imyaka y'ubukore abwira APR ati ngewe nasinyiwe n'ababyeyi none mwavuze ko nituzamuka mu ciciro cya mbere tuzavugurura amasezerano, ndifuza kuvugurura. Urumva yego akajya ahembwa. Urumva icyo gihe ni ahembwaga urumva kuko APR ifata bari abandi kativita batangirana babashyiraga mu bigo by'amashuri. Ni ikintu cyiza rwose ku bana bakiri batoye. Muri make babariraga Minerval. Ibyo ngo babikojeje afande kativita arabihorera. Umwaka wa kabiri abwira ababyeyi be ko basesa amasezerano bagiranye na APR, akagira nayo amasezerano cyane ko APR nta na kopi ngo yari yabahaye, barayasesa mu buryo bwanditse. Ubwo rero cyagomba gukurikiraho ni ikintu cyitwa release letter kugira ngo umwana bamureka ajye gushakishiriza n'ahandi. Ababyeyi ngo baje gutumizwa ku cicaro cya APR bajyayo, ibintu byose barabikora, ariko ku munota wa nyuma bategeze ikintu cyitwa release letter barakibura. APR bandikira yuko email ahangaha barababwira bati musabwa kubanza kuganira n'ubuyobozi bwa APR Women Football Club. Murakoze Share Rayon Sport Women Football Club nuko batangiye bavuga, barabwira bati mugomba kuza kuganira na APR. Banze kumurekura neza burundu, kandi uyu mwana ngo amaze gutangaza ko niba tamurekura azahagarika umupira. Kuko erega Regine narabibabwiye bajya guhaguruka, Regine yajyanye na Rayon Sport ari muri Kenya. Ariko kubera ko urabizi ko muri systeme bagomba kumurekura kugira ngo kugira ngo yemererwe gukina imikino ya Champions League, nuko bali released nyine akava muri APR akajya muri Rayon Sport. Kugeza ubu Regine ntago ikipe ya APR yari amashaka umukinnyi ukomeye. Rayon Sport yamujyanye n'umwe bakinnyi batsinze byinshi bava mu cyiciro cya kabiri. Kubyo kativito muryamyeho rwose. Icyo numva yenda kuri kativito byabuze, reka tunamusuza afande kativito. Jozina ndarikunda cyane. Roma abashaka kuvuga bati uyu mukinnyi yagenda akaba inyenyeri. Hejuru twazasobanura dute ko uyu mukinnyi ari iwacu tukananirwa kumuha by'amasezerano kuko abakinnyi se ibyo basaba byinshi. Wasobanura uburyo uyu mwana wenda wifuzaga
kuba mwavugurura amasezerano icyo kintu iyo ngingo yarajemo akayigusaba akavuga ati ninzamure ekipe sibye kuba mundihira amashuri ndabyemera nagira ko mpabwana nk'umushahara ntabwo bazabisobanura kandi ibyo Rusi avuga uyu ni umukinnyi ukomeye ikindi abakinnyi APR babafata n'abakinnyi batope niyo bareba sibye no kuvuga ngo nibyende byo kugabanya imyaka baba ari abakinnyi bato urumva afite igihe kinini cyo gukina erega bafite akikango muri ukase ko na Scholastic uri kubica bigacika gikundiro ariho yarari urumva rero APR yabigiye kugiba academy ya Rayon Sport can you imagine ibyo wabisobanura ute kuri gutanga abakinnyi muri mukeba kandi no bari gukina icyiciro kimwe bose bari mu cyiciro cya mbere ari we bakoze cyane bageze mu cyiciro cya mbere kuko nta kipe yitabira amarushanwa nyafrika idafite ikipe y'abagore niyo mpamvu izi kipe zahise zibishyiramo imbaraga ko muribuka ko polisi ijya gusohoka yahise yiyunga kuri APR imbere bambaraga APR mu mugongo bakambara polisi gusa wenda kuri iyi aferi ya Regine Rayon Sport igomba kubanza kureba buriya muribuka ko mbisubije mu bagabo mujya mwibuka aferi ya Lage ko buriya byarangiye vision nta kintu ibonye meme n'umutoza Yves ubwo yazaga muri APR kuko icyo gihe nabwo Lag muri vision bavugaga ko bamusinyishije amasezerano yo kuva mu bwana ubwo ni kugira ngo mbijyane kuri Regine ariko sinzi ukuntu bageze muri Ferwafa bayigira gutya bahita baca inyuma APR bigiye ivuganye n'umubyeyi wa Lage babamwubakiye inzu bamushyize mu buzima bwiza icyo gihe yacuruzaga gutya za Nyabugogo bamushingiye boutique APR ikorana amasezerano n'umubyeyi Lage agenda aricyo nta kintu visible ariko ngo ari ibintu Jules yagerageje kuvugurura mu mategeko ya Ferwafa kubyerekeranye n'ibintu bijye gusa n'indezo ngo yagiye abishyira mu mafazi ari umuntu waza bimbwira muri federation nuko atamaye detail wenda zose umuntu azabishaka byavuyeho kuko nzi bya barosho zibre n'amakoro ibyo ngo byavuyeho bya bihumbi 500 nabyo byari byarabaye karane nabyo bivaho we ngo yagiye bishyira mu byiciro akurikije igihe umwana yamaze muri equipe noneho bagenda bashyiraho amafaranga wenda hagati y'umwaka umwe wenda n'itanu akagenda bashyiraho amafaranga hagati y'itanu n'umunani bakagenda bashyiraho amafaranga babikora gutyo muri ibyo byiciro ngo birasobanutse rwose nuko umuntu abimbwiye ahubwo nta nuko tutabimenye ariko ubona amakosa ariko ngo byaravuga formation ni naba nk'urugero rwa academy ya Dream Team kuko ndayikurikira menye ko basinya nk'ubu ntureba ko Ishimwe Saleh ari muri South Sudan ari muri ni Jamusi yari muri ayindi yitwa ari muri Bentiu n'umugi amafaranga yaguzwe ubu hari amafaranga make yagiye muri Dream Team kubera ko bajya gusinya amasezerano Saleh akiri muto ari muri Dream Team barabidoze neza ku buryo ikipe yose azajyamo hari percentage ntoya pe izajya yinjira muri Dream Team ibyo ni ibintu biba byanditse biri ku murongo ibintu rero biri mu ikayi abaswahili no bavuga ngo mari bila daftari kupotea bila habari ikintu kitari mu ikayi utanditse kirabura ku buryo utamenya ngo bimeze bite aho niho naringiye kukubwira ngo rero kuri Regine ibintu byanditse sobanura na Rayon Sport bo ntibaze gukurikira cyane ngo hari ibintu twaganiriye n'umwana nibasubire kuri roots kuko buriya Katibito ni umuntu wabanye n'abana kuva kera wasanga koko ayo masezerano ahari kandi koko iyo umwana ataruzuza imyaka bakorana n'amasezerano n'ababyeyi wasanga hari ingingo batari gusoma ingingo wasanga ihari yanditse urumva Katibito maze igihe muri ibi bintu by'abana nimwibuka kese zo mu bakinnyi bo bava mu ntara uko bigenda Jarene mukuri mushaka byari bimeze bite nabyo nibyo ari byabaye ikibazo kandi tuti ngo nta kibazo intare ziratsindwa bikarangira ariko birangira intare zibagaritse buriya hari ikintu gihe n'inama nagira ababyeyi umwana wawe iyo afite impano hari igihe we aba afite impamyo yo kujya gukina wagira amahirwe ukabona ahantu umushyira ibintu byose baguporopoje ukabyemera Jembona no kubera no mu muco w'abanyarwanda tutakunda gusoma akenshi usanga hari inyigo twese tutajya dusoma uzarebe buriya hari igihe umuntu akubwira ati tugiye gukora nanda guha amafaranga 500 ugahita wirebera nimba ari 5 ko kugiye gusinyira ukabara amazeru ko yuzuye yego ariko nturebe hagati muri ya contract harimo iki ngusome ingingo ku yindi aha niho akenshi usanga aba babyeyi bagwa ntarebe we yishimiye ko umwana agiye ariko ntarebe ngo ese umwana wanjye umunsi yagirenze kuri uru rwego ni nayahe mahirwe yandi bizamuha birasaba rero ko baza kureba neza hagati
y'amasezerano yo mu bwana ya Regine icyo yavugaga naho ubundi rwose Regine ni umukinnyi mwiza ukeneye gukina kuko muri iyi kipe ya Rayon Sport Legacy na Regine wenyine yagizemo esheke mu bakinnyi batwaye ntabwo ari gukina baramutwaye kuko si we wenyine rega buriya nta n'umutoni Raissa Forever nawe ntabwo ari gukina kandi baramutwaye ariko ubwo Rayon Sport yabajyanye nta maririzi letters bazanye nyine ni kwa baba bazi ko mu by'abagore birimo akavuyo gutya ukavuga ati bizahita bisobanuka nka Saidati yarababwiye ati oya ati jewe Kaisa ni umukinnyi wanjye baravuga bati urabona iki n'iki ati nta kibazo n'umutwaro ariko ntacyo muzamukoresha ni bamwe mu bakinnyi n'umuzamu Kaisa n'umuzamu nawe bari batwaye ariko Rwaka ngo ntabwo ari uri gutoza kubera ko Rwaka ntabwo bari baramutanze mbere urabizi ko Rwaka yari yaranze gusubira muri ekipe y'abagore cyagiye bakimubwira bati bazanye umutoza Lotfi ntiyifuze gukorana na Rwaka nkamwungiriza Rwaka nawe uravuga ati sinapfa gusubira mu bagore ubwo birasaba batanga Frerisi reka da Freri yari umutoza wa kabiri wungirije ahubwo niwo bita niba ari Jamil sinzi ubatoza niwe uri gutoza niwe umutoza mukuru kuko Rwaka ntabwo ari kuri list yego barajyanye ariko ntabwo ari kuri list bari batanze muri Sekafa urumva ariko ubu byose nyine nakavuyo ibintu byakabe biri ku murongo ku buryo bavuga bati duhagurukanye abantu bazadufasha bati mufite release leta umutoza twandikishije byose biri ku murongo gusa akaba yarabikozeho tuyishimire pe nta kwitari kugira ikintu niyo match iratsindwa mu kanya cyagiye bigarukaho impamvu ubona nahise nanikaga ni uko waratsinze defending champion ukabura ikigera kimwe cya kabiri pe kaba ari agahinda kuko abantu ejo bategereje kureba mu kanya ntitubigeramo se polisi ntiyatashye muri Sekafa yanatsinze Musengo ntiyatahanye man of the match ebyiri yabwo ni miliyoni y'amashiringi yatanze cyane nibyo ku ikipe ya Rayon Sport Women Football Club ubwo bategereje imikino iza gukinwa uyu munsi gusa ikiriho bafite amahirwe menshi yuko bakwinjira mu mikino ya kimwe cya kabiri kirangiza vraiment navuga ngo coup de chapeau ku ikipe ya Rayon Sport in case bakwinjira muri kimwe cya kabiri kirangiza kubushize muri buka ko bagiyeyo nta n'intsinzi babonye mu itsinda ku nshuro ya kabiri binje muri kimwe cya kabiri kirangiza byaba ari move nziza ndetse byanereka n'ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport ko iyi equipe bakomeje kuyiba hafi bakayitera inkunga nayo yagera kure kuko nk'ejo bundi muri assemblée kimwe mu byo bishimiye berekanaga umusaruro w'umwaka ushize Rayon Sport y'abagabo nta gikombe na kimwe yatwaye ariko twatwaye igikombe cya shampiyona cy'abagore ndabyibuka rwose ku ngoma ya Jean Fidel ya presence ibikombe byose yatwaye by'abagore nta na kimwe cy'abagabo kirimo so urumva rero ni ikipe Enza aratwunganiye Enzo Christophe aratubwiye ngo Rwaka byaravuguruwe ngo na amasezerano ye atari updated muri Ferwafa ariko bahise babikora ku mukino wa mbere urumva muri Ferwafa ntabwo bari updated amasezerano ye kugira ngo ajye gutoza abagore umukino wa mbere ntabwo utoje ariko umukino w'ejo niwe wari kuri touchline nk'umutoza mukuru niwe utoje bose arakoze cyane Renzaho arakoze cyane mugenzi wacu Renzaho ngibyo by'ikipe ya Rayon Sport munyemerere tujye mu ikipe ya Muhazi United nibyo Iber yamanutse mu cyiciro cya kabiri ariko ku ikubitiro ku munsi w'ejo mu rukerera cyangwa ejo bundi nimugoroba masaha y'umugoroba tujya tubona Ferwafa yahanye Muhazi United kuko itaratanga ubwo igihe cyararenze kuko twarabonye no mu cyiciro cya mbere ko ama equipe yarengeje igihe cyo kuzuza ibisabwa kugira ngo akine mu cyiciro cya mbere yarahanwe mu cyiciro cya kabiri naho Muhazi United irahanwa ariko leta bikurikirana no gusezera kwa President Ronji yego wari bitangiye neza ku bijyanye n'ikibuga ngira ngo burya mu byangombwa nkenerwa bya mbere ikibuga ni cyambere aho ikipe igomba gukorera imyitozo ariko ikanatanga wenda naho izakirira imikino ubwo ni mu cyiciro cya kabiri ikipe ya Muhazi rero ikimanuka mu cyiciro cya kabiri na president wayo nka Kalonjin bari bafite gahunda yuko bamara umwaka umwe nkuko basanzwe babikora bakongera bagahita bagaruka ubwo urumva iyo gahunda kugira ngo igerweho Rigoga na Rugangura nuko byibura bagerageza kumanukana bamwe mu bakinnyi bari bafite mu cyiciro cya mbere Sunrise so yigeze kumanukana abakinnyi bayo bose kongera kabazamuka kongera gategaruka Network Dorese yarabikoze kongera ibazamukana hanyuma bakagenda bongeramo abandi bakinnyi bavuye mu cyambere nabo wenda mu makipe yabo yaramanutse cyangwa se n'abakinnyi bazamuye amakipe nkuko wenda hari abakinnyi bazamuye Muhanga babongeramo bakaza bakabafasha ariko mu by'ukuri basaga naho bari kwirengagiza ko ikibazo cy'ubushobozi muri Muhazi United kikiringora abazi cyangwa se kikigoye kubera ko ntabwo ari ikibazo cy'amafaranga bagomba guhabwa akarere ka Kayonza kabaha miliyoni 200 urumva Rwamagana nayo ikabaha miliyoni 200 zikaba miliyoni 400
ariko utu turere uburyo dutangamo amafaranga ariko ga akarere kamwe karayatanga akandi ntikayatanga rwose Kayonza ngo ibyayo iba yabikemuye yego miliyoni 200 zidepoje ariko Rwamagana bikagorana kugira ngo itange umutahe wayo kandi ari nayo ikipe ivuga akarere ka Kayonza na Rwamagana buriya bakire cyane se Rwamagana ra kuko rero bahahirana bya hafi ya Kigali access bo buriya bameze neza kurusha kare n'ukuri pe Rwamagana urebye amahoteli Rwamagana iteye imbere n'ibiro n'ukuri by'intara bibi Rwamagana n'ibiro by'intara se ho biba urebe n'ibiro by'akarere ka Rwamagana ujye kureba na Kayonza ariko nyine buriya sigira ngo akenshi ikibazo ari amafaranga ikibazo no kuyatanga ura gutanga mu buryo buri strategique ahantu Kayonza iherereye akagombye kuba nayo harimo amafaranga kuko amakamyo abanza kunyura niho abanza kandi urumva ni imipaka ibiri umwaka Gitumba ukavana Rusumo bigahurira hariya byaje naho hari abakire ye narahize hariya ndahazi naho hari abantu bafite ibifaranga kuri iki kintu muvuze cy'akarere ka Kayonza cyangwa se kuri Rwamagana ekipe umwaka ushize murabyibuka ko abakinnyi bajyaga bigaragambya kenshi kandi bakigaragambya ukabona bafite impamvu ikomeye cyane kuko murabyibuka nka Karonje yagiye ashaka n'ubushize kwegura akagera akagaruka akabona nta kindi gisubizo akagera hakemera wenda ko prime niba yari 20,000 nibatsinda match bigira 40 mu buryo bwo kugira ngo ekipe byuzo umukinnyi anombe ko iyo prime yamuherekeza hakazamo n'ikindi kintu kivuga ngo ubwe araza gukomanga hirya nayo narebe ko byakunda kuko ubushize ho habaye na case komeye bivugwa yuko tuturere twari twemeye gutanga amafaranga ariko kugira ngo ababishinzwe babashe kuba bayavana mu ntoki uko baravugaga ngo iyo bateranyije aya mafaranga mucunge neza rukuni intara yabyaprovaga ikaba ari ibiha umugisha umva nkubwire rero ukuntu ntari biho umugisha ari nayo ikibazo gishingiye ari naho kiri rwose yatsinda akarere kamwe gatanze amafaranga ikipe ya Muhazi ntabwo ayo mafaranga ibi afiteho access kuyakoresha mu gihe Rwamagana itarayatanga uvuga ngo intara niyo ishyiraho kashe ya nyuma ivuga ngo noneho amafaranga nayandi mwayakoresha iyo kashe n'uvuga ngo rero abyemeza iyo uturere twombi twamaze gutanga niko abakinnyi babisobanuriye kuko nk'ubu gavana sorry ni gavana aho yabaye umujyi wa Kigali nabigeneye kera kiremeye ubundi bakaba bari gufata amafaranga Kayonza yabahaye bakayakoresha mu recruitment no gushaka ibibuga n'ibindi by'ubuzima bw'abakinnyi ariko ntabwo barabasha kuyageraho access ntibarabasha kwemera kuyakoresha na n'intara ataruzura ko agomba kuzura wenda bakavuga ati Rwamagana Tanzania Kayonza Tanzania twagiye kubera ko akarere kamwe gatanze haruga kandi kabyihorera ugashiduka akarere kamwe kari gufasha ikipe kandi ikipe ifashwe n'uturere tubiri ubwo niyo mpamvu n'ubu ngubu bitarakemuka kucyo nepo yavugaga ariko ngira ngo nka Karonje we yagerageje uburyo bisanzwe ko perezida wo mu Rwanda b'amakipe bagerageza mu gihe amafaranga ataraza akabakoresha amafaranga ye n'icyo wakita nk'injuga ze cyangwa se kumvisha abakinnyi ko bashaka kuba bari gukina burango kukonvenka nkaka ngo nuwa mbere n'abakinnyi babikubwira mwicaranye gutya ku meza nepo ntabwo wamugendana udasinya amasezerano ubwo wasanye abakinnyi bamwe bavuye muri Muhanga abandi bavuye muri za Etoile de l'Est nabwo ati nyenza ba miliyoni 4 z'amasezerano ku myaka 2 ntabwo ari amafaranga make ku kipe mu ciciro cya kabiri ariko basinye bamaze gusema miliyoni 4 wumve ko nari uhatari cyane 50 nabwo ati mumufashe ibi 50 mugende oya murebe utwo mamuguzemo andi mafaranga tuzayabaha mu minsi nk'ini senkani y'amanyarwanda ibikangamo uburyo umuntu akwemereye miliyoni 4 ariko akagwamo senkani amafaranga atagabanyika baze Muhanga ngo ayo yonyine ni itike nibyo na Axel nibyo navugaga ubwayo ni itike uko yamitike ugakuramo n'amafunguro kuko warebye uburyo imbere y'imbavu reba ikintu utandika yo gutangira imyitozo aho watinyuka kujya mu isoko ukomezanya ikinyusu usanga ngo ubwo ukwezi kwa mbere kurashize bakora imyitozo kuri bya 50 bahawe baravuga bati bintabyo bahamagara president aravuga ati none hejo tuzayebaha ariko president nawe akaba afite icyizere kiva mu karere kugeza nubwo meya yiziye kugira ngo byibura nibumva ijambo rye wenda bagira icyizere kubera ko babonye meya bitandukanye n'ibya president rero kuri meya ekipe ya Rwamagana mwabonye yuko Muhazi yatangiye imyitozo kare bakaza n'umutoza mwenyewe
Rubona Emmanuel niwe mutoza afite na match yakinnye n'ikipe ya Gicumbi icyo gihe biba 2-1 hano ku Mumena inkundura ari inkundura kuko match rwose abantu nibo bavuze bati ko Gicumbi basa nko bayicurikiye ikibuga izazihatane bikunde ngo baritsinze abakinnyi bamuhaze kuko rwose mu bigendanye no gukina Rubona ngo ikipe yarajya arayubaka kuko ekipe yari ikintu yakoze bafasha abakinnyi nk'uko ivuga bari basanzwe mu madiviziyo hari n'abanyuze muri za Kiyovu bahari hari n'abandi benshi bagiye bava muri izo za Muhanga bari barayizamuye za Espoir bahozeyo barangije afata abana azi batoya kuko urumva yatoje muri Intare hari abakinnyi batoya yajyaga murabyibuka ko niza rya barage burya Rubona yarigizemo uruhare burya Rubona niyo wabengutswe rage amutungira urutoki kati bito byabuze afande bajya kumushaka n'abandi bakinnyi niko babashakaga rero azaho yakura abakinnyi bato bafite impano bafashe ekipe arabahuza bakora imyitozo batangira na match amikari akarero kari kabisabye karavuga kati mureke dutangire kare ntitwifuza ko twazamara igihe kinini mu cyiciro cya kabiri umva ko ibyo bari babikoze byo kujyananye no kwitegura na match amikari niyo mpamvu na rero ava muri biro akaza gusa nk'ubahendahenda n'ubaganiriza ngo hatagira ikibazo kivuka ekipe ikahita isa nk'ayijagarara bikazabasaba gusa nk'abatangiye A0 cyangwa umukinnyi utahaye iby'umugomba agasinya ahandi birumvikana hari amakipe abatarisuganya kubura banafite ikibazo cya Etoile de l'Est Etoile yo ifite ukuntu ibintu byayo babibara neza mu gutangira sezo baravuga bataba abakinnyi beza bamaze kugaragara ko dukinnye match amikare n'imyitozo abantu baba bakurikirana babatwara babatwaye rero bisa nkaho twazatangira A0 narubona uko muzi kuri character ntago mwamugikoranye nakwicara mu gasesa amasezerano nuko se bakoze rero abo bakinnyi kugira ngo bahagume bahawe sheke ariko sheke zitazigamiye abakinnyi baravuga bati tugiye kuri banke tugatanga sheke zitazigamiwe icyo gihe ngira ngo ikipe twaba tuyitanze baranayishyira muri CRB urumva bakavuga ati reka tube turetse umuyobozi w'akarere bavuga ati mu minsi ya vuba turaha amafaranga yanyu ibaze ko perezida nkaka yibarije imbere y'abakinnyi bavuga ati kuvuga mu minsi ya vuba ni uwe munsi vuga itariki byibura bavuga bati itariki niyi mbere y'ubwo aho ntaje bavuga ati tureba habonda 15 ahubwo ati imvugo za politiki ariko perezida ahita amushyiramo kugira ngo perezida ayereke n'abakinnyi ko ikibazo atari iki abibariza aho ngaho imbere y'abakinnyi ubwo abonye byanze nibwo kuwa gatandatu SG wa Muhazi muri groupe y'abakinnyi yavuze ati bitewe n'impamvu zitandukanye bo bita Mfizi nka Kalonjin yeguye ku nshingano zo yari afite zo kuba perezida w'ikipe urumva aravuga ati vice president wo bita Nehemia ni usigara inshingano zo kuba yobora Nehemia meya yabaye meya si wese Nehemia yabaye meya Rwamagana yigeze ko ngo yabaye meya yego we no vice president rero wa Muhazi Nehemia avuga ati ubwo niwe ugiye kuba bayobora umukinnyi waravuga ati ese ibijyanye no kwishyurwa ko muvuga ngo ejo tuzakora imyitozo bihagaze bite aravuga ati ngewe ntanze itangazo ryanjye ubwo ni manager Yusuf ati ejo ni imyitozo umukinnyi avuga ati manager Rashidi manager ngo ni Rashidi umukinnyi avuga ati turaza mu myitozo manager nta kintu mwaduhaye ati ngewe ko na president agiye ati ngewe ntanze itangazo ryanjye nka manager ubwo ibindi murabibaza ubwo bababwiye ko ari wowe usigaye abayobora eba n'abakinnyi bose bafashe ibikapu byabo baritahira ubu ngubu Rwamagana uyu Muhazi nta kibuga ifite ikoreho imyitozo cyo ni ikibazo cya mbere kubera ko bagiye kuri Avega Gahozo urabiziko hari ikigo cy'amashuri baravuga ati mwe musakuriza abanyeshuri bari kwiga mugende amasomo yagarutse kandi Rwamagana urumva Muhazi yakoraga rimwe yakoraga Rwamagana ubundi gakorera ingoma rero ntabwo bapfa kujya ingoma bajya kuri Saint Aloys bakorera nka kabiri Saint Aloys kuri economique baravuga ati muvuga muvuye aho mugende nta kibuga mwemerewe bakore nka kabiri bajya aho bita kuri Iga ngo ni Sahara kuri Iga ndahabona cyane uyakinisha kabiri aho bita amenyo imeze yo mu rwego rwo hejuru ku murenge wa Kigabiro kuri Iga ahatara mu cyane ari hazamuye abakinnyi benshi cyane abakinnyi bose bakomeye b'Rwamagana batere baro kuri Iga ariko nyine ni ikibuga ni ikibuga cy'imikino zino gode z'abakinnyi amenyo tashira ari nyusi ntago hakinisha godi abana banasira ngo baracyakinisha nyusi abana bubu ntabwo biba yego nyine byo tuvugana nta kibuga cy'imitozo bafite niba se bo barahari nabo niba hari n'ikipe niri muri lokali baritahiye kubera ko ari nabo basohoye mu nzu uri kumva barashaka gusesa amasezerano rero kubera ko baravuga bati aho kugira ngo tujyane ishake zitazigamiye reka dusese amasezerano twigire mu yandi makipe ariko ngo bari bafite ikipe ikomeye bari bazanye umunyanigeria bazanye bano ba Claude Harimana Kamusura mubona baze muri Muhanga ba Iva uyu mwana ejo bundi wari uri muri Gold Generation
niwe wayifatiraga bari bafite ikipe ikomeye cyane y'abakinnyi bari basanzwemo ariko kubera ibyo bibazo byose Simboni hari ni nkaho rwose mazi igiye guseswa ngo nta gikozwe reka mbabwize ukuri muribuka umwaka utawe imikino ibintu byose uvuze kuri Muhazi binyibukije ishusho y'umwaka ushize niba ntibeshye bari muri tuno tumini bisi bari kugenda barya amandazi navoka n'imineke wanavuka zarimo navuka bazi yo mvangi ngewe reka mbabwize ukuri n'urwagwa n'umuhama haboragamo ubuki gusa twavuze kenshi ngo iki cyiciro cyacu cya mbere kuko ikipe impamvu mbigaruye nuko ivuye mu cyiciro cya mbere iki cyiciro cyacu cya mbere iyaba Ferwafa yari yicaye igakora amavugurura ntago dukeneye uburo bwinshi butaryoshye umusururu dukeneye ama equipe afite ubushobozi ni naho hava za journée tugeramo ama equipe agatangira gutanga amanota kubera ko umuntu aravuga ngo genzi umupresident we yari pronoje aravuga ati igice cya mbere cya champion ngomba gushaka amanota angumisha mu cyiciro cya mbere igice cya kabiri ngomba kubona amafaranga yo kuzaheraho ntangire champion y'undi mwaka urumva arabyivugiye gutyo yembwirwa ruhame so rero harageze ngo Ferwafa ngiye hari abakinnyi mbona ubuzima babayeho nigeze gusura ikipe ya AS Muhanga ikiri mu cyiciro cya mbere agenda karanyica ugasanga umukinnyi ubuzima bayemo agasafuriya batekeramo kibaze se mana yanjye uyu muntu yazinjira mu kibuga kongo gashaje bibari ibibazo ibuka kese za Gicumbi kuri icyo avuga Ruth noneho nuko stade ari Muhazi ariko mezami hari abakinnyi ubona ukavuga mana yanjye uyu ni umukinnyi ukwiriye kubaho mu buzima ngo muri championnat yacu mu cyiciro cya mbere ubwo ntituvuze icyiciro cya kabiri byo ni ibindi deuxième division noneho birakabije akabazo kandi kaza urumva ugarutse ku kintu cy'ubuzima n'ama equipe aza mu cyiciro cya mbere abaho uyu munsi nkatazaba hejuru ubwo mbabwibyo mugeze mu bagoreho n'ibindi n'ibisazi iyo shampiyona nk'uko bivuze niyo dushaka ko competition iba hejuru iyo dushaka ko equipe y'igihugu yasarura muri mpamvu tuvuga ngo hakenewe inyigo ejo bundi perezida wa federation mushya Fabrice agaruka kuri iki kintu kigendanye n'uburyo ama equipe yakongererwa ubushobozi yagira icyo ahabwa mu buryo bwo kwikura mu bibazo wabonye ko ni ikintu abanyamupira basamiye mu kirere kuko ama equipe azi ubushobozi babamo reka ngoye nk'urugero izi ekipe surtout ziterwa inkunga n'akarere ni nazo ekipe usanga hanazamo ibibazo niyo mpamvu abantu bajyaga batanga inyunganizi akavuga bati ubundi no mu kubaka kwa aya ekipe hagenderwa kuki bamwe bati aya ekipe ntiyakabaye yipasa muremure kujya ku isoko no kugura abakinnyi rimwe na rimwe batoraguye mu muhanda bavuga ngo ni abanyamahanga rimwe na rimwe batari kuri level hakwiriye inyigo ya nyayo cyane cyane kuri aya ekipe bigendanye n'ubushobozi kuko akarere uyu munsi kaba gafite ekipe ariko kakakubwira ko atari priorite bagomba kugira n'ibindi bagomba gukora iyo mihanda kumenya ko abaturage bafite izo za mituweli n'ibindi byose kenshi ni nayo mpamvu usanga akarere kadakangwa no kuvuga ngo mwitangazamakuru ekipe y'akarere iri hasi kuko kenshi hari abakubwira bati turabizi tuzabafasha ariko bisaba gutegereza nabo bakabaye bafite inyigo yo kureba ngo harakorwa iki dore ikindi kibazo noneho kinaza kinakomeye ntara ko aya mafaranga ashaka gutinda ariko akaza ayo mafaranga yose ntagera muri ekipe usanga abantu iyo bari muri recruitment hari amapromese bahaga abakinnyi wenda bagategereza ariko akaba bizi yuko miliyoni niba ari 10 cyangwa 5 umukinnyi byanditse ko azahabwa kimwe cya kabiri cyayo andi nawe uri muri deal usanga kenshi hari amafaranga usanga nk'akarere kohereje umukozi ngo niwe ukurikirana ubuzima bwa buri munsi bwa ekipe ariko ari intumwa y'akarere agakorana n'abantu bo muri ekipe ugasanga n'ayo mafaranga niba ari miliyoni 300 ayakoreshejwe byanyabyo muri ekipe ntabwo arenga miliyoni 150 ya ekipe ikazaba isufra ikazaba irwana n'ubuzima ukabona yakeneye kuvuga ngo ese ubundi aya mafaranga sibye kuba akarere kayarekura akorwa ati akoreshwa ati ari n'abantu bahereye bavuga bati hakabaye hariho n'ikintu cyo kohereza abanyamupira nko muri utu turere cyangwa se nabo ubwo bakabishakamo byibuze niyo amafaranga atangwa n'akarere hari umumarira agirira abakinnyi bakomoka muri ako karere ese byibuze mu bigendanye n'umupira w'amaguru hari uburyo avuga ngo hari na ekipe y'abato cyangwa se hari uburyo n'abana bazamukiye muri ako karere bashobora guhabwa ayo mahirwe umupira bakawukina nabo bagatera imbere n'akarere bikakorohera kugira abakinnyi bazamukiye iwawe batagusaba byinshi bafite uburyo nabo ugiye gutanga umutayi wawe no kuzubaka ikipe y'igihugu
ariko usanga n'aya makipe ni ekipe isufura ni ekipe irwana n'ubuzima ukazasanga ifite abanyamahanga 15. ni ibyo ngibyo twari duhereye ku ikipe ya Muhazi United yamaze no kumanuka mu cyiciro cya kabiri, ariko kandi turi kumwe na Inzozi Loto. Yes, turi kumwe na Inzozi Loto. Udushya rero duhora tuza mu Nzozi Loto kabisa. Nk'ubu ngubu ngira ngo abantu bari bamenyereye ko buri wa kane w'icyumweru abantu babiri batsindira amafaranga rwose, ariko Inzozi, ubuyobozi bw'Inzozi Loto bicaye baravuga bati ntago ibyo bihagije ko buri wa kane batsinda ari babiri gusa, kwera uburyo tubakunze kandi tubifuriza ibyiza. Baravuga bati na buri wa kabiri abantu babiri tuzajya tubaha miliyoni zabo 2 nta kibazo na kimwe kibayeho. Naho buri wa gatatu ni gahunda isanzwe, ruguriti kimwe ugahabwa indi ku buntu. Urumva ikiyongereyemo ahangaha ni umunsi wo kuwa kabiri abantu babiri bahabwa miliyoni 2, kuko ibyo byabagaho buri wa kane. Urumva abatsindaga nyine ni babiri, ariko na buri wa kabiri bamaze tayari kongeramo uyu munsi rero. Icyo ukora urakanda akanyenyeri 240 akanyenyeri 1 urwego. Ubwo nuvuga ngo uhereye uyu munsi kuwa kabiri uyu munsi babiri baratsindira miliyoni 2. Umusibe ejo kuwa kane bazongere bafata abandi babiri. Cyane. Hanyuma ejo kuwa gatatu rero ni ibisanzwe uragurita kimwe uhabwa indi ku buntu. Ibyo ntibisobanutse ntabwo ni iminsi 3 yo gufata mu mutwe ubundi y'ingenzi. Ni kuwa kabiri abantu babiri, kuwa gatatu ugurita kimwe ukongezwa indi, kuwa kane none hakagaruka abantu babiri. Ubwo rero mukanda akanyenyeri 240 akanyenyeri 1 urwego, hanyuma n'ibiceri 300 gusa ukaba umumiliyoneri. Ngaye nguko iyo ni Inzozi Loto. Munyemerere dutumike gato. Hari umuntu nyunganiye ngo no ku kibuga cya polisi bakoreragaho ngo hari kubera expo. Hari siporo n'expo. Baracyahagera. Ngibyo reka dutumike ubundi tuze turebere hamwe hano ku mugabane wa Afrika. Abandi bakomeje kubona itike yo kujya mu mikino ya nyuma y'igikombe cy'isi.